Ishimwe Osamu yiyahuye nyuma y'uko amanota asohotse agasanga yagize amanota 49.9 aburaho igice kimwe ngo yimuke. Ni mu mudugudu wa Binunga mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya. Umwana warusoje icyiciro cy'amashuri yisumbuye witwaga Ishimwe Osamu w'imyaka 18 y'amavuko yasanzwe mu cyumba yararagamo yapfuye, aho bakekaga ko yiyahuye akoresheje supaguru ndetse na glycerine. Abo mu muryango we bavugaga ko yabitewe nuko yabuze igice ku manota y'ifatizo maze ngo bituma yiyahura. Bakomeza bavuga ko kandi kuva amanota yatangazwa ngo uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 18 yari yaranze kurya. Uyu munsi nibwo bamusanze mu cyumba cye yamaze kwitaba Imana. Imana imuheruka ridashira. Reka nkwibutse ko amakuru nk'aya nta handi wayabariza atari kuri Kigali TV Show. Ndagusaba ko kandi subscribe kugira ngo ubashe kugezwaho inkuru ngizi zose, kandi nawe utarakanda subscribe ugomba kuyikanda kakajya, ndetse nanone nawe kanda comment wandike utugire iyi nkuru wayumvise ute, ese niki ushaka ko tuzagukorera y'ubutaha. Iyi ni Kigali TV Show.